subscribe kuri Nyayo TV show nawe turakora subscribe iki ni igihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe no turakora subscribe making sure ko wakoze subscribe hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi murabona ko twagarutse na Pastor Reno kugira ngo tuganire ku bintu byugarije ingwizo y'iminsi, aho umuntu asigaye ashaka umugore nyuma y'icyumweru kimwe ugasanga batandukanye bakoze divorce, ugasanga umusore yarambagije umukobwa. Turaza no kubabwira inkuru yo mukobwa bita Stella n'umunyarwanda wari uri hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Stella mwagiye mwumva kenshi cyane muri izi social media muri iki gihe, ariko ndagira ngo ntago ariho twibandaho, ariko nanone turaza kumwifashishaho nk'urugero, hanyuma rero tuze kwinjiramo neza mu kiganiro. Ikaze kuri Nyayo TV show. Muraho neza, turabashimiye, Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane Pastor rero, ndagira ngo tuganire kuri sije y'uyu munsi. Ndagira ngo tuganire ku ngo ikintu gitera abantu kuba bakoze ubukwe cyangwa se mu kubona bashakanye, ugasanga nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa se iminsi runaka ugasanga batandukanye bitewe n'ibibazo runaka. Ndagira ngo rero tuganire, ese ni gute umuntu ashobora kurambagiza umukobwa bagakora mariage civile y'umurenge, bagakora mariage yo mu rusengero, hanyuma nyuma y'iminsi runaka tubashyingiye ugasanga abantu batandukanye. Ese ni igiki kibitera? Turabashimiye rero kandi Imana iduhana umugisha, kandi umuntu wese no kuri ugirirwa amahirwe yo kujya yumva ikiganiro nk'iki. Ibiganiro nk'ibi ni ibiganiro bifasha abantu, ugasanga wagitega amatwi ugasanga hari aho cyukubatse, cyangwa se ugasanga hari aho wakosheje nawe ukagira ibyo wikosoraho. Rero turabashimiye, ni ukuri mutega amatwi, mujye mutega amatwi ibiganiro nk'ibi, birafasha cyane kandi birubaka. Kuri gahunda rero y'ingo ziriho muri iyi minsi, navuga ngo benda niyo sije cyangwa se niyo amagambo abantu benshi muri iki gihe bari kugenda bitwaza ngo ingo z'iyi minsi nk'igo z'iyi minsi. Rero hari ibintu byinshi Satani yagiye ahuma abantu benshi amaso, noneho maze akajyana sije runaka muri sosiyete runaka, ugasanga bayise izina kandi ni amayeri ya Satani. Rero abantu tujye duhereye hasi y'uburyo abantu bakundana bakagera aho basezerana. Buriya iyo mukundanye mugahura mukemeranwa ko muzabana, mukabyumvikanaho, ufite ingeso cyangwa se ukundo ateye buri kwa buri muntu, undi akabishima kumva nta nicyo bitwaye. Hari n'ababona yuko afite inenge ikomeye cyane, ariko wowe kubera umutima n'urukundo rukuzuye ukaba utabyitaho. Rero kuri iki gihe Satani yazamukiye ku kintu bita ubutunzi cyane cyane cyane. Ugasanga umuntu ntagikunda umuntu bakundanye, ntagikunda umuntu yumva mwiyumvamo, ahubwo avuga ngo rwose 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 uriya niwe ufite ubutunzi. Kandi niyo migambi Satani, niho Satani yuririye kugira ngo ayobye abantu. Ntabwo uciye mu byo uvuga Pastor, ese ubutunzi cyangwa se ibintu runaka cyangwa se amafaranga mu by'ukuri byagakwiye gutuma abantu basezeranye? Urabona Pastor cyangwa se ZTF umurenge ari gushyingira abantu ngo haba mu byiza haba mu bibi, tubyaye tutabyaye, dutunze cyangwa se tudatunze, twubatse cyangwa tutubatse, nta kizadutandukanya usibye urupfu. Ariko muri iyi minsi ya none urabona umuntu asigaye ashaka umugore, yashaka umugore yagira mu rugo ya mico kuko urumva mwaragiye muvukiye ahantu hagiye hatandukanye, ugasanga imico yawe ntihuye n'iy'umugore. Ariko nanone ku bantu bafitanye urukundo cyangwa se ku bantu bashaka kubaka, hagati ya bombi bashobora kwihanganira ibyo byose, iyo mico igiye itandukanye. Ariko nanone muri no minsi biragoye kubona umukobwa wihanganira imico cyangwa se ingeso z'umugabo runaka. Niba umugabo wenda tuvuga urugero, niba umugabo akunda agacupa, biragoye ko umugore yakihanganira muri no minsi umugore atakamo. Ugasanga rero ibyo byose bibaye intandaro zo kuba bashwana. Ese abo bantu koko ibintu cyangwa se amafaranga cyangwa se ubundi butunzi runaka bwagakwiye gutuma abantu basezeranye iyo ndahiro batandukana? Rero hari ibintu nyine nk'uko nahoze mbivuga, Satani yagiye mu maso y'abantu cyangwa se mu bitekerezo by'abantu akabahisha ibyo Satani abagambiriyeho. Muri iki gihe izo ndahiro nta muntu kubona umuntu urahira iyo ndahiro iri ku mutima we ubwite biba bigoye. Hari n'ubushize hari uwari uri kurahira ngo tubyaye cyangwa tutabyaye, arangije ashyiramo akantu avuga ngo sibye ko twe tuzabyara. Rero kuri iki gihe rero abantu benshi bari gukora izo ndahiro
bari gusezeranya ibintu, mugenzi agasezeranya undi mugenzi w'ibyo atazakora, ibyo atazubahiriza, ugasanga rwose satani nta kindi abahishe, ibyo bari kubikora nk'imihango. Kandi nyamara iryo ari isezerano Imana ikurikirana guhera ku itangiro. Niyo mpamvu buriya abantu bakundanye, isezerano ryo mu murenge no mu rusengero, akenshi abantu babifashe nk'umuhango, ariko nyamara isezerano ry'abantu ku giti cyabo uko bihuriye bagakundana ni uburyo baba barapanze n'amahitamo yabo. Isezerano baba barahanye niryo bagomba gukurikirana ndetse bakaryitaho. Naho rwose satani, abantu bazi ko umubi abaho ndetse banabizi banabyizera, satani nta kindi ari gukora mu ngo. Rwose satani ari gusenya ingo, ingo zasenyutse kubera satani. Urakoze cyane Pasi, ndagira ngo dutange n'urugero rufatika kugira ngo wenda abantu babyumve neza. Muri ino minsi hari umukobwa bita Stella yaratuye Kicukiro, umuhungu nawe witwa Frank yarahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero byabaje kuba ngombwa, urabona ko abantu basigaye batanga pasi, umuntu wenda akaba ari mu gihugu runaka akabwira umuntu ati ngene nkeneye kubaka pasi y'umuntu. Hanyuma rero umuntu wahuje Frank na Stella baje gukundana, bamaze guhura barakundana. Hanyuma rero umukobwa n'umusore bumvikana ko bagomba gushaka cyangwa se bakubaka urugo. Bari bamaze gushima, numva bari bamaranye iminsi. Hanyuma rero nyuma y'iminsi runaka umusore yohereza ibisabwa by'umuryango, nyine ibisabishwa. Hanyuma rero amaze kohereza ibintu mu Rwanda cyangwa se amaze kuzohereza muri famiye y'umukobwa, bagira inama, batangira gushinga umushinga wo kugira ate wo kuzabana nk'umugore n'umugabo. Ariko umukobwa wa Stella abwira Frank yuko ubukwe bugomba kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aramubwira ati rero ubukwe niba buzabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugomba kunshakira ibyangombwa bizanzana aho ngaho muri Amerika. Bashatse ibyangombwa barabibura. Babibuze rero umukobwa yaragiye atega indege imujyana mu kindi gihugu kiri hafi hano hafi n'u Rwanda. Bamaze kugerayo rero umukobwa amaze kugera muri Amerika abana n'umuhungu, nyine urumva umuhungu yagiye kumutega kuri airport ku kibuga cy'indege, barabonana babana igihe kingana n'icyumweru. Hanyuma rero urumva Frank uwo muhungu wari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yohereje miliyoni 14 zisaga miliyoni hafi 15, kubera ko urumva uwo mukobwa nta byangombwa yari afite, yagomba kugenda aca mu nzira za panya. None hanyuma rero urumva umukobwa yaciye muri Mexique kugeza ubwo ageze muri Amerika. Noneho rero ageze muri Amerika, umuhungu bita Frank aragenda aramwerekana mu itorero aho ngaho umuhungu asengera, abwira abakristo ko bagomba uyu ngo rero bagiye kubakana urugo. Hanyuma ariko umukobwa muri izo gahunda zose bagiye baganira n'iyo mishinga yose, umukobwa mu by'ukuri ntabwo yakundaga uwo muhungu. Ariko umukobwa akaba yarafite musaza we wabaga muri Canada. Hanyuma rero amakuru amwe namwe batubwira ko n'uwo mukobwa n'ubundi yari afite umwana, yari umufiyemeri. Ubwo rero igihe cyaje kuba ngombwa ko umukobwa ageze muri Amerika, umuhungu urumva yari afite akazi. Hanyuma rero umuhungu agiye ku kazi, ageze mu kazi umukobwa ahita amwandikira message kuri WhatsApp aramubwira ati ntabwo nkiri muri Amerika, nagiye muri Canada, nasanzanye nawe tutabana. Umukobwa urumva nabwo nta byangombwa yari afite byagombaga kumutwara muri Canada, urumva nawe yaciye inzira za panya. Hanyuma rero inkuru isakara gutyo kuri social media, abantu baravuga ngo ibiki n'ibiki, ariko nagira ngo ibyo bintu nabyo byagakwiye kutwigisha. Ni gute tuzizera umuntu ugiye gushaka cyangwa se muri mu rukundo? Ni gute uzamwizera? Ni ibihe bintu ugomba kumwereka cyangwa se ni ibiki utagomba kumwereka mu gihe mutarabana, mutaraba umugore n'umugabo? Rero biragoye kuri iki gihe ndetse n'iterambere turiho, ariko umuntu we ku giti cye yicaye akiyumvamo yuko ubumuntu ari bwo bugomba kumuranga, akumva yuko yaremwe mu ishusho y'Imana, akumva yuko Imana ariyo mugenga. Kuko niyo ushobora kugambirira ibyo bintu ntabwo ubuzi ngo ejo hazaza hawe hazaba hameze ute. Ibaze rero ukoreye ibintu byamfura mbi umuntu nk'ibyo, ejo hazaza ukazaba umukenera cyangwa se ukazifuza kuba waba uri kumwe nawe ariko bitagishoboka. Rero satani icyo akora ni ukukwereka agahe gatoya k'ibintu byiza ugomba gucamo ukabibamo, ariko nta biba bihari rwose, nta biba bihari. N'ubundi ubigeramo satani agahita bihuha akakumwaza.
rero rwose bavandimwe inshuti z'umusaraba bakunzi bacu, nimwumve yuko satani ataje gukiza ahubwo yaje kurimbura. Ntabwo yifuza ko abantu baba mu mahoro cyangwa se bagira imitima ituje ndetse itekanye. urakoze cyane. urundi rugero rwa hafi naguha, wenda tuvuge urugero, uri umusore urifuza kubaka urugo, ushatse umukobwa wenda mu byumba kimwe, umukobwa arakwemereye, murashakanye, ariko mu by'ukuri mushakana nta kintu mwese mufite, muhera kuri zero. hanyuma rero muragiye, wenda ufite akazi wenda katanakomeye cyane, wenda gatuma wenda ubasha kuba we n'umufasha wawe, muragiye murasorengana, ubuzima wenda mugira Imana ibagiriye neza, ubuzima burakunze. hanyuma rero mu gihe Imana itangiye gutanga isukari cyangwa se igikoma cyangwa se ji mu rugo, urumva, ugasanga ahubwo umugore wa muntu muri kumwe wenda ntabirimo neza, arakwereka ko muri kumwe ariko amafaranga amaze kuboneka, nanone umugore utangiye kubona atangiye kwegukana ingeso zigiye zitandukanye. ese mu by'ukuri koko umutima w'abakobwa ba kera cyangwa se abasore ba kera, imitima yabo yagiye he? Rero satani, niyo mpamvu nakomeje kuvuga ku mubi, nta cyiza rwose atwifuriza. Satani iyo abonye ugeze mu gihe cy'amahoro, igihe Imana iguhaye ubutwari, bwa butwari Imana ituremana umuntu aba afite, satani akabona bwa butwari bwawe none ubwicayemo, ugiye gutegeka icyo ushaka cyose uzajya ukibona. iyo satani abonye rero ugeze muri ubwo butware bw'Imana, nta kindi rwose, satani akora umugambi wo kugira ngo akwereke yuko wayobye, kandi rwose pe nawe ubwawe wicaye uri muri izo nzira satani akujyanamo, ubona yuko wayobye, nta mugambi mwiza Imana udahagaze mu mugambi w'Imana. rero icyo nababwira hagati aho ni uko buri wese urugendo rwose cyangwa se aho yaba ahagaze aka kanya, yakwicara akitekerezaho, akibaza niba Imana imurema ikavuga ati reka ndeme umuntu ase nanjye, yuko koko gisa n'Imana. hari ibimenyetso rero umuntu yibonaho ndetse anabwirwa n'abandi, ukumva yuko nawe usa n'Imana. rero bavandimwe nshuti z'umusaraba, umuntu ugambirira gukorera undi kibi cyangwa se umuntu ugambira kubabaza mugenzi we, nawe uzababazwa kandi wowe uzababazwa iteka. urakoze cyane rero pasiteri, ndumva twagarukira ahangaha, cyangwa se niba ufite ikindi kintu wenda wakongera kuri iryo jambo cyangwa se kuri iki kiganiro twaje tuganira, wacyongera hanyuma tukajya twabona gusezerera abakunzi bacu. rero icyo nakongeraho rero inshuti zacu, ni uko buri muntu wese yakumva cyangwa se yarenza amaso y'ubuzima ahagazemo aka kanya, agahita yimajinamo yuko ejo hazaza atazi uburyo azaba ameze, hanyuma noneho agatunganya inzira ze hakiri kare. rero twirinde guhemuka, tureke rwose kugendera mu migambi y'umubi. nta cyiza cye, ni ubugome gusa dushakaho, kandi nyuma yabwo azakumwaza, nta nubwo azakwereka akakwitayeho. rero nshuti z'umusaraba, nimugaruke mu buryo bw'Imana yaturemanyemo, kandi tugaruke mu buntu Imana yadushyizemo, ndetse no mu butware Imana yaturemanye. murakoze, Imana iduhana umugisha. murakoze cyane. rero murumva ko pasiteri duhaye inama cyangwa se ubwunganizi ku bantu bashakanye wenda, cyangwa se namwe mukiri mu nzira zo kuba mwaganira ibitekerezo byo kuba mwagira ibitekerezo byo kuba mwabana. ndagira ngo niba ukuri iki kiganiro ntukirebe cyonyine gusa, ahubwo wumve inama zirimo cyangwa se impanuro zikubiye muri iki kiganiro, zigira aho zigukura, zigira n'aho zigushyira. ndabashimiye cyane rero, mwakomeje kutwereka urukundo rugiye rutandukanye. ndizera ko n'uyu munsi mukidukurikira. hanyuma rero ibiganiro byo turabibafite byinshi cyane bizagenda bibanyura, naho ubutaha.